Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda aho muva mukagera, iri tangazo rirabareba. Itangazo ni irya polisi y'u Rwanda ikorera mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda, ari nako impanuka ziri kwiyongera mu muhanda. Nanone polisi igaruka ku moto za Sipiro, ubwo abantu bavuga yuko izi moto zimaze kwica abantu batari bakenya. Yatangaje ko izi moto za Sipiro bagiye kuzigaho, ubwo abaturage bavuga yuko izi moto za Sipiro zimaze kumara abantu bitewe nuko nta feri zifite, dore yuko abamotari benshi bazitwara bavuga yuko izi moto za Sipiro zijya zibatenguha, bafata feri bikanga bakisanga bakoze impanuka zitunguranye zitabaturutseho ahubwo ziturutse kuri moto, dore yuko ba nyiri moto bavuga yuko izi moto zifite feri ahubwo abazitwara aribo bafite ikibazo, dore yuko izi moto bakunda kuzirobesha, uwo bazirobesheje niyibuke gushyiramo amavuta ya feri, ugasanga iyi moto uyitwaye nta feri ifite, ufashe feri biranga. Polisi yongera itangaza ko yatangiye gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo ifata abashoferi ikabegeranyiriza hamwe, ikongera kubibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda, dore yuko izi mpanuka zipfiramo abantu benshi abandi bakazikomerekeramo. Polisi none yongera ikangurira abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, dore yuko uzafatwa atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindishwa azacibwa amande ahwanye n'ibihumbi 200. Imodoka iyo bayitere breakdown imare nibura ibyumweru 3 mu bizibiti, nayo bamufunge amezi 3 bitewe nuko atwaye imodoka yanyoye ibisindisha. Irinde kunywa inzoga utwaye ikinyabiziga, ndetse kugira ngo wirinde impanuka zikunze kubera mu mihanda unabungabunge umutekano wawe. Iyi ni incamake y'amakuru, nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Banyarwandakazi, mu nyemerere dutangiriye kuri moto za Sipiro. Izi moto za Sipiro abantu benshi bari kuvuga yuko zikunze gukora impanuka, dore yuko abazitwara, ndavuga abamotari bazitwara, bavuga yuko izi moto nta feri zifite, aho abandi bavuga ngo ikibazo ni icy'abashoferi bazitwara. Ese koko ikibazo ni icy'abashoferi cyangwa ikibazo ni icya moto? Izi moto za Sipiro hari iherutse gukora impanuka hano ku Ruyenzi, ndetse wari uyitwaye ahita apfa, umugenzi ntiyapfa, arakomereka ajyanwa mu bitaro yitabwaho neza arakira. Hari n'indi yigize gukorera impanuka hano ku kiraro Nyabarongo, umumotari nabwo ahita apfa, ubwo iyi moto yari depashije imodoka ya Skol yikoreye inzoga, birangira wari utwaye iyi moto agonze iyo modoka ya Skol, umumotari arapfa, umugenzi arakomereka. Nanone hano Kimihurura iyi moto ya Sipiro iheruka kurenga umuhanda bitewe nuko bafashe feri bikanga, ndetse umumotari n'umugenzi barakomeretse nawe wapfuye. Hano Kimironko ku isoko iyi moto yafashe feri biranga, iragenda isekura indi modoka, umushoferi wari uyitwaye, ndavuga umumotari, arakomereka, umugenzi ahita haburira ubuzima. Abantu benshi batangira kuvuga yuko izi moto za Sipiro zifite ikibazo, ariko izi moto ngo za Sipiro nta kibazo zifite, ahubwo izi moto za Sipiro abazitwara nibo bafite ikibazo, aho bavuga yuko kujya kuzitwara batabanza gucekinga ngo barebe nimba amavuta ya feri yashije. Niyo mpamvu polisi yabyinjiyemo igatangira kugenzura zino moto za Sipiro. Ubwo ibyo bari buze gutangaza cyangwa ibyo polisi iri buze gutangaza turaza kubibabwira. Dusimbukire ku kintu polisi yavuze ngo ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nabwo impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Imodoka zikoresha hybrid ziri kuzamuka 80%. Ibikoresho bikomoka kuri peteroli, ndavuga isasi na mazutu, biri kwiyongera 1%, aho biri kwiyongera gake gake, aho bavuga yuko impanuka ziri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, aho bafata izi modoka bakazihereza abashoferi batazimenyereye batabanje no kuzibahugura, ugasanga bakoze impanuka bitunguranye, ugasanga bishe abantu.
reka dusimbukire ku bijyanye n'abashoferi bakunze gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Polisi yavuze yuko umuntu wese uzafatwa atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha bityo azafatwa agafungwa agacibwa n'amande n'imodoka yiwe bakayitera breakdown. Yongera gukangurira abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha. Polisi yavuze ko umushoferi cyangwa umumotari uzafatwa yanyoye ibisindisha azahanwa bikomeye bitewe nuko yanyoye ibisindisha agashyira ikinyabiziga mu muhanda. Aho ushaka kunywa ibisindisha washyira ikinyabiziga mu muhanda ugasanga wishe abo muri kumwe cyangwa ugonze abari mu muhanda. Bityo rero polisi yongeye gukangurira abashoferi ndetse itangiza gahunda yagerayo amahoro ubwo ishyira hamwe abamotari n'abashoferi kongera kubibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo bajye birinda impanuka zikunze kubera mu mihanda. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwari mubana mwana makuru, nitwa Kidasamara, urwego rwo gutobakora rugakonkoma. Turabakunda cyane, Imana ibarinde.